Ese ubwoba n'umutima uhagaze bituruka he? Si mu bitekerezo byacu? Reka nguhe ikizami. Shaka ikintu kitagushimishije uyu munsi ugitekerezeho. Ucyandike ahantu uri bukomeze kukibona. Ugitekereze pe, ugire umwanya munini utekereza ingaruka zakivamo. Maze urebe ukuntu umutima wawe uri buze guhangayika. Cyakora nurangiza wibuke ko ari byo wishyizemo kubera ko wabihaye umwanya munini mu mutima. Hari ibintu bibiri biduhangayikisha umutima. Kutabasha kwihangana, ikintu wagikora ariko ntubashe gutegereza. Noneho no kwiheba ubona ikintu nta kintu na kimwe wagikoraho. Ibi byose iyo ubyirengagije ukabikora mu bitekerezo byawe, ahubwo ukibuka ko Imana ishobora byose, ugira amahoro kandi izakurinda. Ukuremo ikintu kimeze nk'aho uri gusiganwa n'undi, ahubwo wizere Imana ko ibizi kandi bishoboye. Kandi burya imigambi y'Imana yose ni myiza kuri twe. Yesaya 26:3 haratubwira ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda amahoro masa kuko akwiringiye. Shalom.